Ndi Papa Sava. Aro mugeze abasa iki mubanguke bana mbakubita ikintu bita ropa special icyo kimuri kumwe bana mwibeshye mukagisiga nagira ngo ngubwire nahita mbasiga mbasubizaho diregite byo vuza sire ngende nahita ntumura mukagenda ariko wowe gira vuba ese wangundi uzana fofo we zanira ibyo bikombe hano we murabura kugira vuba muri kugira gusa gira bwangu ahubwo se ubundi Papa Sava undi munsi mukuru wo ntigatiye ariko so urabaza wakoze ibyo ukora paka jemba nababwiye ngo none se ubundi turetse kubeshya na anniversaire y'amazi bugeze koko ariko nakubwiye ngo akabigira kabizi karya imboga kagize gate karetse gabanya umunwa mukora ibyo mukora mwebwe ntimuhari se muraza kwirebera noneho bafomanagurira nawe cyakoze wicara ese kuzanye bikeye ubuzanye bingaye zana ibindi bikombe zana ibikombe bigira vuba ntibiharaho ngaho ese Papa Sava ubu naka kantu gasa gutya koko mu bashyitsi kandi ngende kukubwira ngo tegura ibintu bageze hano bagasanga bitaratungana n'uwo munwa urakoresha umunwa ubundi wowe uranyinjira mu byo ntegura birakureba wateguye ibyo utegura gashyire hejuru yo sorry do kacitse sukare ureba iki kanzenzana kantu uragafite se reka ndebe ayo ni amafaranga yagema murimo gutagaguza nta soni urabishwanyaguza uko wibonera ushwanyaguza ntabwo munsi ngewe Papa Sava Mama Sava ariko ubwo abashyitsi baje mutaragira vite Papa Sava twashize ubwo sinzi ikintu dukoresha n'abo bashyitsi bawe ariko ntukaze ko nteta urimo kunyagiriza ibintu ese ubu urabona nagira ntebuke ntiza kangaka Papa Sava amazi buziba muka wagize ukumva yavuga ko urwaye umuntu wakwicaye fata imyanya wicare ndetse unkuri hejuru mwicare mu buriri ntabwo wanyura aha ngaha wabimenya nyine okay karibu kwa mukunda abantu yewe karibu mwisanzura wowe ni wanyu nta kibazo se nibyo uvuga ngo ibintu bya special wari waduteguriye ibi kwagira seriye gusaza ko ndi seriye nk'imbwa ry'urubaho n'amatyaza muhoro baraye namazi n'amatyaza muhoro da ariko se wabwiye ngo tukinisha abantu niko ibyo special wateguye niko yabwiye bati muzabona ibyo amaso yanyu atigeze abona murya iby'iminwa yanyu itariye igifu cyanyu gisya ibyo mutigeze mwumva gisya muba muzi ko bivuga iki nimutuze biba byita aperitifu ariko Papa Sava nangaho ubukabije rwose nawe uradutumiye ngo tuze twenjoyinge tuze turye tumwe ugategura amazi basi ari gufata akameza oya nubwo kaba gari tukinjira wari gufata akameza ugatereka hariya ugashyiraho ka veruje kandi gakomba gakarito kamwe bita dorosi ugashyiraho n'udukombe bitari binge twa twizaje ni twari kwinjira muri wese asuka azasoma yisutse n'amazi yujuje ugasanga ngaho yamwe ariko nanjye sinanywa amatyaza muhoro ko numva mufite ibintu by'amashyushyu hari utuntu babanza mbere karibu gitari namwe mwaje murakomeye niriwe Papa Sava yewe ariko yigira ngo ngone Musa yicara aho ngaho yishyira aha yicariraho aho ngaho niho wicaye neza cyane tugurane sha ariko rero nkumviriye
nshizeho indimu muramba bari reka nanjye niyegerere papa icara hariya ngifite musa mbese ngaruka hariya koko muranzegereza ariko mumeze nk'abari kugira ukavuze ngo uriya yicaye neza uravuga ipadi iruhande wari gukubitwa none se kugira ngo iragabanwa nishinze fofoda naroraga ariya mabuno yari kunshyuhira Komeza tubwire iby'amazi. Yewe cyore. Papa Sava twanywa amazi. Tuzane twakira. Yamaye nka data amazi magezi se. Ubwo nari nabiteguye nka aperitif ibingibi n'utuntu banza mu nda kugira ngo stata. Stata. Ntayo nangwe ngiye. Stata. Ubwo ni wanabyita beginner. Ibyo bakomansa commencer à manger ou à boire. Ariko ubusirimu niba ibi ngibi ntacyo bibafasha njye nari nzi yuko muri abantu b'abasirimu burya kugira ngo urye neza igugura rigende neza ibiryo bimanuke neza mu gihugu bigere mu gifu bicagagurike binyure mu ruraruto bikomeze mu runini we ndumva tujyanamo uwize ibyitwa absorption de nitrima absorption gusigaye nibyo gukogota kunyunyuza nitrima ziva muri twizere ko ibindi biri buze twizere ko ibindi biri buze n'ubundi rero nibyo nari nkibabwira urabanza ugafata oya twizere ko ari ikindi kiri buze minota 20 ariko ntacyo ndiko uhari ibindi biri buze ubwo dusanze ari abaturage abo batajijutse inzanira ya special iri mu mfuruka Papa Sava special ayo umbareka ndumva bwizo kuri iyo special ndayibara nyibonye akaba mukobwa wagumiye ati ndarubara ndugezemo ngo ndugezemo cyangwa ingezemo kuva yazayigeza ko ariko bamuzigera amate none se aya mazi yo mugiye kuyanywa nabwo mukozanyaho kwa kundi bakubitana kandi tubwira ko ari ibibanziriza nyine oya mutubaza icyo tunywa muri kibyo ku buzima bwacu cyo nguko iyi se niyo special bavugaga special sinzoga bazanye ubusi ni ibiryo kera nibavuga ngo nibyo special ra ko nabivuze akava dutegurira ibintu hanyuma rero ngira ngo nyine mubonye oya buretse digidi oya icara turangize iki kibazo twese gese ko nayijimisha ahubwo yikureho itaza kutuderanja tukibirimo kuko ibi birihutirwa kurusha ibyo bindi wenda kujyamo hanyuma rero inshuti nk'uko nabatumiye mbabwira ntituganire kandi dusangire si byose ndumva ariko tuwe twabivuze nagira ngo mbere yuko tugira ikindi kintu twafata tubanze tuganire ku kibazo cy'uyu muvandimwe wacu pasiteri cyadusanze muri groupe ya WhatsApp duhuriyeho ubundi nicyo nashakaga nta n'ikindi ibindi bikaza nyuma ubu urajya kudutereka amazi mutangiye ngo nimukoteze ngo nimutanga amafaranga ngewe ntayo mfite rwose narinje nze mu kirori sinarinje nje gutanga amaturo nanjye ubwo burwayi rwose bwo icyo kibazo cy'uburwayi ntabwo nari nyizeye mujye mureka kuvuna abantu umuntu wareka nyine tukaza kugifatira undi mwanya urabona hano hari abantu batari no muri groupe oya sigitire kamanze mubwire murabyumva gute ubundi cyari ikibazo cyanjye na Madede ubwo kitakemwe kinibagisi zacu rero uko cyageze muri groupe muri nako rusange cyagera ngaha kwa Papa Sava ariko mwareka kikareba abanyamuryango ba groupe y'abatari abanyamuryango ntibabyinjire reka twumvikane digidi twumvikane niba kiri muri groupe ngo nuko atari abanyamuryango ariko nabo cyazagerayo
sibyo kandi kuvura indwara si ukuyizinzira reka tugitorere turebe reka mumbabwize ukuri mwatuza ikibazo kigakemukira aha ubi nabwize ese papa sava wowe uratubwiye uti tuzo twakire muri bya fete twebwe reka twakire turye tunywe hanyuma ibintu by'imanzi bizaza ubundi rwose kagenda ariko kuki mwarya mukuzuza inda zanyu muzi ko muri gusangira neza mubizi ko hari abafite imitima yuzuye indinda nimunyamurira ikibazo nanjye nije ntuje ntekanye nkanimba afite none samwe murarya mutuje wafite ikibazo ubwo so umwako erega iki kibazo mureke tugikemure ushaka kuvura igise baragitoneka mureke bivugwe digite ushaka yuko maze na ya ntayo mwasinde umuhoro ngo muranyaza umva ndababwiza ukuri mureke tugikemure mu maguru mashya kuko ni mwanga ngaho turi inzego zisumbuyeho ziraza kandi barazirare murajya kubona mubone zaguye nk'abakoma hari iminota nabahaye ni iminota n'irenga ubu wabona nirunze aha ngaha nkabagiye bujugujugu ntiteguye ariko nawe urumva urakuze nicyo twagushaka ese ubu utari muri gukora muzanyemo gute kugira ngo wumve ibyo bintu nanjye ndabikeneye ibyo bintu birimo kuba gukoresha yumva icyo kintu kirimo kuba urebe niba wadufasha uriya ni mugenzi wanjye n'umusaza ndabyumva uya nta mabanga ari aho ndabyumva we okay turatangiye yego musa ikibazo cya mbere ugisubiza ibintu byakomeye utibeshye ukajya gufunganwa n'abacuruza abandi bakobwa ahandi witonde udafunganwa n'abacuruza abandi ikibazo bakubaza usubiza yego cyangwa oya musa wigeze utiza pasiteri kibahima cyawe ngo asusuriremo amadederi cyane rwose reka njyewe ibyo ngibyo mubibaze digidigi ngenda arengana ibintu bya paranganya se mvara n'izina rya Yesu mama ubu tubararangije musa turi kukubaza usubize ibintu musa wirinde abakwicira amaso ariko ubundi manwe wirinde abakwicira amaso hato uramutse ufunzwe ndabizi ko batatinyuka kwagera bakugemurira vugisha ukuri wigeze utiza ikibahima cyawe ngo uyu musaza pasiteri asusure madederi amurya ivando njyewe se mfungwa udafungwa se byarabaye ntabwo byabaye subiza yego cyangwa oya nyine mubibaze digidigi ngenda arengana ko wowe bakubajije oya ntacyo noneho ntacyo madederi sana n'agatima kose bakora uyu musaza yaba yarigeze agususura yakubwiye ko akwishyuriye ibihumbi 50 akakwambura urabona ko kiriya kiri kumutera inkokora yiki ariko uyu muhungu uko numva yaba umunyamanyanga agatsindwa n'Imana wembeshyera subiza ikibazo byabayeho uyu musaza mwararyamanye reka tubivuge tubyeruye yego twese nta mwana yakomereye ibihumbi 50 murareba aka kantu kagiye kwica nkete oya ndagukuramo ijisho kuki kari kumureba kamuciriza ndagukuramo ijisho nditize ntama madederi ni wowe ubazwa oya ntazihari tuwarete zirafungurwa ikibazo kimaze gukemuka ariko murafindi biki kuba babaza ntimumusubize reka nkubwire ibyo bintu byose mubibaze digidigi niwe adimini na manu na diogene na claude wumve kandi ari wowe waje ukambwira ngo mukemurire ngo ikibazo ngo wowe ngo n'uyu musaza ngo mufitanye maze warangiza ukavuga ngo tugikemure mu hese digidi urabyihakanye siko byagenze none se wabisobanura no kuvuga abadimini benshi kandi ubu noneho ngewe ngiye kubishyira hasi ngiye gushyira ukuri hasi byose bivuge mumbeshe bivuge wicaye nta kibazo oya papa sava reka mbihagurukire waburanye neza ariko ntushyire mu majwi ubu ngubu noneho atumye noneho ibintu byose biba bibi ibiyese kubera iki ibintu biba bibi madede yicarire muhangane mwicara yicarire utanavunika muhangane batagiye araje arambwira ngo afite ikibazo ngo ariko se wowe babajije ntabwo ari wowe babajije reka uwo babajije asubiza niwe wacecetse sibyo se nari ndimo kubabwira nyine oya ijambo bari habiriye reka tumenye ibintu byari uyu nguyu digidigi na diogene na claude na sandrine baraduhamagaye
baduhamagara njye na Sandrine baduhamagara njye na hamwe na Didine urumva baduhamagara njye na Jeannette batubwira ngo hari akantu ngo kakadiru ngo ntuze ngo batubwire ngo badushaka ngo badufitiye diru ngo yadanje ngo yihutire ko byari niba ariko uyu mwana ni mubi urumva ngo badufitiye ngo diru ngo yahatari diri niki diri diru nyine ni gahunda nyine kwaje urumva pasava baje baragaramu n'umupango baravuga ngo badufitiye ngo diru ngo nituze ngo duhure ngo hanyuma noneho turangije tujya kubareba pe tujya guhura ku kabari ko kwa ntacyo we tubwira akabari tuzaba tukamenya nakibutse ubundi byose rega ndabyibuka ku murongo digidi byose ndabyibuka niwo bitangiye urumva akabari ko kwa engineer mu gasantre urumva kwa engineer ngo bahita kwa engineer ndahibutse naho ngaho byose ndabivuga urumva turangije turagenda turicara noneho mu gihe turi kunywa nyine ibyo kurya bitaraza digidijya baratangiye ati rero bakobwa beza natwe tuti ati ubu ngubu murabizi neza ko amafaranga yabuze ndabwira ati murabizi ko amafaranga yabuze ubu ngubu kugira ngo ubeho cyangwa ubone amafaranga ni ugukoresha ubwenge bwinshi tuti tuvuga ati nyine tukumva nyine adufitiye nk'akantu k'agashinga ibintu nyine bigiye kugenda neza tumutega amatwi ati rero dore ukuntu ibintu bigiye digidi ibintu ndi kuvuga ndabeshya ntago wabivuze ibyo bintu ariko byari ntago ariko urajejwa mu biti ko batakubona se sinabahaye amagahunda menshi sinabakubuza nyine twumva ugiye kuvuga nyine banwe twagiye dukora se ariko ntacyo nakubwira ni madedera agira umunwa nugakorana nawe zibaho ngaho wowe utawugira se ubwo bujejwa bw'akantu kigaye kwinjira ababyeyi umuntu asobanura ndababaye musobanura Papa Sava ndabivuga bivuge madede bivuge umuntu ntabwo ashobora kwifata ubu so urumva udashaka kunkirishamo bivuge madede arangije aratubwira ati rero bavandimwe murabizi neza yuko duhuriye ku urubuga rwa WhatsApp arangije aratubwira ngo ngiye kujya nzanaho umusitari buri cyumweru umusitari cyamamare cyangwa icyapapari simbizi uko nabivuga urumva hanyuma mu gisusurutse nyine tuganire noneho mwige mutangire muganire mumenyerane mukimenyeze ariko noneho muganire ibiki buretse Papa Sava ngo tujye ducana inbox tujye kumwandikira hanyuma ngo tumwimenyereze ngo tumenyane noneho ngo tumara kumenyana ngo tujye tugaruka ngo tumumenyeshe ngo tumubaze ngo tumubwire n'ibiganiro ngo byarafashe digidi ibiganiro bimeze bite ngo byarafashe nka dimi bimeze bite ibiganiro urumva nyine ngo twagombaga kujya tuganira ngo tukamuganiriza ariko ngo ibiganiro ibyo ari byo byose twagombaga kubivuga ariko noneho mu biganiro tugiranye n'uwo muntu ntihaburemo joteme naraje nyine ku buryo nyine tumutesha umutwe nyine tumwite gusa nabyita kumwiteretesha mukamwereka ko mumukunda muri abakobwa mumurarure mbese ayo magambo ntakajya aburamo uwo ni adimini ndakwiyamye hanyuma noneho nitugaruka ngo tuzabwire adimini ngo ukuntu ngo byagenze ngo hanyuma ngo niturangiza tumara kumubwira ibyo ngibyo twaramaze kumenyana nyine byabaga bigamije iki we narangiza kumva uko bimeze nyine ngo tumumenyeshe hanyuma narangiza azane ishida muri groupe azane ikibazo narangiza azavuge ngo rero bavandimwe ngo ibibazo ngo ni byaba members ba groupe ngo mureke ngo tubikemurira aha ngaha ariko mufite icyo mwakuye kuri uwo muntu ngewe banateze amatwi hoya habereyemo amanyanga menshi gitari habereyemo amanyanga menshi nyine byagendaga gutesa ubwo hajemo ari byo n'uyu nguyu pasiteri arimo arashaka no kuvuga ibyo byose ubundi naho nawe yabyaje mwakuraga abagabo se mwagiraga mute ariko byerure madede nuko nguko babimbesheye ngo ngiye ngo nasambanye na madede umusaza Mbese amafoto yawe tuyashyira hanze mwemerera ngo ibihumbi ngo 50 ngo ndangije ndamwamba umusaza kingona ahubwo Papa Sava hari ijambo nkocoya ibyo nibyo bakoresha hari ijambo nkocoya aka kantu karavuze ngo berekane amafoto y'uwo musaza
amafoto agenda nibyo ahubwo babeshya papa ibyo nibyo bakoreshaga ukumva kugira ngo nyine baravuga ngo umuntu w'umusitari ngo kwa kabasitari ngo ubuzima bwabo badakunda kubushyira hanze ngo bakunda ubuzima ngo bwibanga ngo noneho ngiyo umusebeje kuriya ngo aratitira agahita guhereza ubwo bufaranga ubwo bukashi nyine kuko bari na bukeya ubundi agahita refutinga muri groupe agahita avamo tugasigara tugabana ya mafaranga nyine niyo mpamvu twakoraga uwo nguwo nawe yajemo nyine bakamusebya ushatse uko ikibazo kimeze ni ukuvuga ngo mwe mufite groupe muriyeho nawe noneho murimo abakobwa n'abahungu noneho uyu nguyu akazanamo umusitari buri cyumweru akababwira ati mbahaye ikirombe nimukiganirize mukimenyereze muvuge ku bya I love you na jotembe noneho nyuma muzaze muvuga ko cyabambuye amafaranga kandi cyabariye amaturo mumusebya nta n'ibyabaye noneho hakabamo ababurana hakabamo n'abahita bavuga bati nimufate ubwo busa twigenda ubufaranga kugira ngo munsebereze izina mufate amafaranga agahita refutinga nyine agahita akava muri groupe hanyuma mwebwe mukagabana muterera twebwe rero ukuntu twagabanaga umukobwa wabaga wakoze iyo misiyo neza nyine igacamo yafataga 40% hanyuma abagabo Digidigi adimini nyine na ba Manu na ba Claude nabande bose Diogene bagafata 60%. Si poroje si yari mwabaga mwaruhiye se kibagenzi numve gisaza kingona gusa ariko Manu ubu uracyafite ijambo ziba ngabo ese ubu nago duhombye nyirahomba se washoye iki wowe washoye nago saba abakobwa twabaguriraga mega cyane nabira ifoto byo tubishyira hanze urusaza rufite ikibuno kibi gusa wararezwe koko ntabwo bihagararira hanga urumva ko ayo mafoto ari ikoranabuhanga ryaje ayo mafoto ngewe nambaye ubusa ku gasozi ayo mafoto umwana byaye tutayagira se umwana byaye none se bo babagutataga ntabwo boherezaga amafoto urumva icyo kibazo ngewe ndatanga ikirego vugisha ukuri hari amafoto y'umusaza yakoherereje ariko madede kugira ukuri waje vugisha ukuri ziba ngenda abona ibintu birimo biragera kure rwose Papa Sava ngiye nta mafoto y'ikibuno cya muzehe mfite nta kibuno cye nzi pe ratugira ukuri nta kibuno cya ayo mafoto yabonekaga ngewe ndarega ayo mafoto ntabwo bigarukira mu by'ukuri murakoze kumpa ijambo mu by'ukuri icyo gitekerezo urebye ni ngewe n'amanuel twarashukanaga Digiti numbeshere design ni yawe igitekerezo si cyanjye nawe aba bantu bose baranze ko ndi umwana w'Imana ariko ndahira se none se kuki tutakoze ibindi tugakora ibyo si wowe uyu mushinga ni wawe Digiti none se muyobe ko Digiti jya wize ibintu by'ikoranabuhanga ariko n'uyu nguyu none se so waditinga bose ngurusha kumenya abastari wagicucu uranyumvira kuki uri kubimirikira data uyu mushinga twarawutekeranyije ngewe nawe turashukana twembi urumva nese ubu Digiti ntabwo yaguze imodoka ni mubizi hari n'igare ngira kuki se muvuga ko turi kumwe ye baba ariko papa muze urabona ngereka mubwiza ukuri narwango narukiri waruje urumva ni kwa kuntu umuntu abavuga ati reka nshaka umva rero mabwire umva nkubwire muze bari bagushoje kabisa ariko umva nkubwire Digidi umva nkubwire ngewe nyiragitare urambona uzishuke wibeshye ku bandi ari ngewe Digidi nagufata nkaguhuza n'ubutaka neza bakagutaba uri muzima uziyongoza umwana mutoya nkanjye ni gitari kwereka ibyo nkukorera nkusobanye amarage agenda yivanga nkazingara mama shenge bemuze ariko bari bakurangije koko ariko se usibye ko ari izembe mwahimbiyeho ubu koko iyo iyo minkanyari imeze nk'amaterasi y'indinganire muganga se n'iryo toto ry'abaturi kuvuga umwana muto ubwo rero uraje ubonye akuka ye mbabarira wimpimbira wimwarira tugiye kugira ngo tugukiranure bari bakurangije bagukoreye nkete utari no kuva inyuma none uratangiye uhanuye w'amaso Nzibyo risaga uziko wa mugari n'uba bakwiwa yani gita wagiye umpamahoro muzanwa pe Digidi ubundi bihwaniremo ariko se wowe uhora wasinze niyo uciye aho bazinyaye urasara ko wikaraga wa mukecuru byasanganira ukameze ndagakijije none uruhara rwawe rutangiye kuyagirana
none aka gakecuru mwakadumba ni njyewe rero umwariyeho iyo bagukorera icyo cyapa ukajya ugenda ukirukankana ku gasozi ariko rero nawe madede nkusubireho uragayitse ubu ni gute urya amafaranga y'uyu musaza ya digidigi ubu se noneho njyewe wabikurikiranye ngo babuhaga 40 ibyo birura bikarya 60 byavunikiye se ko kireba cyo kurama nawe ntabwo digidigi jewe rero tugira ngo utitonze wowe manuti gitare umva reka mubwire rimwe umunsi uzabumva urabona ibi bintu nubwo turi kubiseka ariko ni ibintu birimo kwaduka abantu bagashinga gurupe kugira ngo barye abandi ntabwo wumvise wa wundi muri ibi bihe batubwiraga bati mwirinde bajya kumukosora agahita akora broadcast y'abantu 250 amagurupe 3 wewe noneho ngo yabikoreraga agashungo yagera aho bamubona ibyo agomba kwirinda gapfukamunwa akamanura akageza bati ngwino bamugeza muri group ubundi agafotora agakora broadcast ku bantu 250 group 3 subase 750 none abantu baje kumuvumbura babona buri gihe ahora ahora abo bamufatiye stade ako yunguyo ni butubahiriza gahunda kumbiwe ni nyamusahurira muki mu nduru yoherereza message umuntu aguzo bari bicaranye ati nguriza 5 nongereho umuvandimwe bamuciye amande batuye ati naga ndate kandi nyamuhaye ati kandi ari kugumya kunsaba muri ako kanya nundi ngo wisukishaga hari muri saro wisukishaga nawe message bimugezeho undi nawe bari baraho ngo barimo guca inzara ati ngiye nayohereje basanga nibura muri iyo saro amaze gukuramo amafaranga 100,000 kandi bacaga 10 si nkaba ngaba ubu mugiye kweditinga ibibuno mubonye byose muzazana n'iby'ingurube mubeshyera abantu bakuze mugira ngo nuko batazi koranabuhanga banude inzara subwo ibi bintu ntabwo ubirimo yabaye ukora rwose papa sava ndasaba imbabazi ntabwo nzabyongera ubirimo digidigi ibi bintu ntubirimo birimo pe ariko byari inzara ntabwo uri ingeso ntabwo nzabyongera ibi bintu ntubirimo kagenda rengana pe madederi ibi bintu ntubirimo byarangwiririye nagira ngo ndavuze ngo hano umukobwa koko niba nta somo mukuyemo mumenye ko muri kuvumburwa ibyaha by'ikoranabuhanga bihanwa nk'ibindi mwese mumvanira ububuno ku ntebe mugiye mube muretse batamaye impozamarira njyewe batamaye impozamarira no kuza njyewe ntabwo baranyishyura izina ryanjye mwararyambuje gusa gurupe y'abantu 80 muri ibibazo abantu babona murajya kwibakura mu ntoki muvugo bubuno muzasubira muri ba bantu bose muvuge ngo twaramubeshyeye sinari nabatumiriye kubakira mwigira icyo muganya wiririra indonke z'ibi bigoryi nibisoke impozamarira zirahari turya inkoko zacu turya amafi haguruke musoke imbere genda makacoka madede ubu ntushobora no kugenda ukajya kwaka ikiraka hariya muri kaburimbo ugakubura ariko ukajya uryayo wagaburiwe kurikira mutoke genda karagenda tari bitangure njyanga egekaho basi egeka ariko rero mwana wa ntuzapfere uriya rupfu ubusubanje ko bwawe dore abasore barakumirira ntuzapfere uriya rupfu kuzutura iminwa bazanagamo boshye ikimoteri cy'induba bakarya ibyo batavunikiye umva mama sava muzana ibyoka mu nyanja muzana ibikuka hegera twibukana kuri muzi yanjye mabyosa uyinzanire biri musikonje we nuko twari dupfuye ubusa ntitugapfe ubusa nari ngiye kwiruka ku musozi kubera iki kibazo